Yes, bakunze ba Mukazi TV ndabasuje mwese muherereye hirya no hino Mukazi TV banatwe kuri subscribe, like, share ndetse na comment ni utarabikora. Yes, iyi ni update number 1 tujye kugezaho aho nundi inkuru imagenda irindi muri Kigali inyarugenge hagendwa no hasi. Yes, witwa Aline Gahongayire hanyuma y'inkuru y'incamugongo inkuru itarashimije abanyarwanda nyamwinshi mu gihugu cy'u Rwanda ndetse na East Africa muri rusange hirya no hino babonye inkuru icicikana aho Vestina yerekanye yuko ari guca mu bihe bitoroshye hanyuma yuko we n'umuryango we cyane umutware wiwe Idrissa batameranye neza nuko witwa Aline Gahongayire umuhanzi w'icyamamare ukunzwe cyane na benshi muri East Africa no hirya no hino ku isi azwi mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Umuhanzi wubashywe mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Aline Gahongayire yohereje ubutumwa bukomeye ku buzima bwa Ishimwe and Vestina wo mu tsinda rya Vestina Dorcas nyuma yuko uyu muhanzi yagaragaje ko ari mu bihe bitoroshye aho yamubwiye ati uzubaka kandi uzabyara. Ese Vestina bagiye guca mu bihe nk'ibyo witwa Aline Gahongayire arimo cyane ko nawe uyu tumuziho ko yakoze divorce kugeza n'ubungunga itegereje ubwo bazabana akaramata. Ibi bikomeje kuba uruvange hirya no hino tugusaba kuba natwe kandi subscribe, like, share ndetse na comment. Sibyo gusa kandi ibikomeje kuba hagatiranzamba abenshi mu basesenguzi bazi kureba neza banyarukiye ku rukuta rwa Instagram rwitwa Vestina aho baje gusanga amafoto yose yuko yari ku rubuga rwa Instagram nta nimwe ikibarizwaho yarasibye rose bati ibintu bishobora kuba atari inkuru y'ibihuha ahubwo ari inkuru y'impamo. Bigitangira benshi babanje kugira ngo witwa Vestina Instagram account ye yaba yahakinzwe ariko siko byaje kugenda kuko n'ibitangazamakuru bigiye bikomeye uko bitangaza amakuru yizewe igihe New Times ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye byagaragaje yuko uwitwa Ishimwe Vestina yaba atari kumwe n'umugabo wiwe mu buryo buri official cyane ko no kuri Kiss FM aho ku munsi wo kuri 18 bikimara minota mikeya baje dore mwana wanjye ntuzashaka ukiri muto cyane uzabure abanyarwandakazi muri kumva Kiss FM ubu tuvugana natwe biraducanze mu masegonda make cyane ashize ubu tumaze twasanga ashize iminota 20 ishize. Iyi stati ishizwe kuri account ya aya magambo ashizwe kuri stati ya account ya Vestina umuri Vestina Dorcas hari isigo group yitwa The life I'm living is not the life I chose. I know I made a bad decision in my life, but it's okay. God allows some things to happen so we can learn. I have learned a lot. No man will ever lie to me again to destroy my life. The next man I choose to be with, I will first get to know him well, know his family, and know everything about him. No one will ever use me again. Ashraona ka emoji karibu. Yes, ibi nibyo biri muri acirikira mu rwa Gasabo inyarugenge aho bakobwa maze igihe kimaze ukwezi barimo barakurikirana ibijyanye n'igitaramo kirimo kubera muri Canada Weibo Tour ndetse benshi bagiye bagaruka abanaliste bagiye batandukanye bavuga bati uyu mugabo ahemukiye Dorcas ku rwego rwo hejuru ndetse kandi byababaje benshi natwe turimo turabikubwira nuko twakubwira yuko ibi ari inkuru ibabaje cyane kumva ko umwana ukiri mutoya asenye bitaramara n'amezi atanu nyuma yuko kandi yaje no gukebura muri munawiwe Dorcas amubwira ati nyaboneka
Dorcas utazibe urugo rwanjye mu byihore nimubimbaza muzabanze mushake mundi muramaze icyumweru muzabanze mushake koko Dorka mwana wanjye ntuzashaka ukiri muto cyane uzaba uretse oya reka n'abantu umeze mu byihorere Dorka azabaretse namukubita iyo nafata inkoni nkamucira aramutse ashatse akiri muto cyane cyane wese ukora tukiri mutoya oya ngiye reka umugambi w'Imana ntawamenya wese umugambi Imana ubaye oya mana yanjye mana wowe ukunze nagenda nyiri muto mwana wanjye ntuzashaka ukiri muto cyane oya ngabaye ariko gushaka ukiri muto ni byiza ariko nanone uri kumva oya reka n'abantu harimo izihe mbogamizi gushaka ukiri muto rero mama ndamwama wanyohereza Dorcas ndabatanga muri babiri baza nagize amahirwe anyohereza agasaza kanjye nta amashuri ahita afungura nabazaga kunsura bagenda ngasigara ndikurira ngavuga ati ma nsigaye ngeye naza ko ntabwo ndize genda urumva oya ntabwo ndize iyo nsetse ndarira ntabwo ariko mba mbabaye ntabwo mba mbabaye nimba nawe yasetse ararira we guseka ubyitondeye we yasetse arahanaca ntabwo mbinamura ari icyambuje guseka uretse guseka udasara arashaka dufite igitaramo iby'urugo rwanjye mu byihore yes nuko benshi mu banaliste bagiye batambuka bavuga bati ubundi ibi byari byaraciwe amarenga kera na kare ni nyuma yuko kandi ibi byose birimo biragenda biba ariko tunababwira yuko uko byagenda kose mufite kwihanganisha Vestina kuko arimo araca mu bihe bitoroshye n'uw'abanyarwanda n'uwacu mube hafi bityo abone ko indirimbo yabahaye zibahumuriza namwe mutarimo kumwitura kumugera imijugujugu nuko rero Jihad nawe aragira ati namwe muyumvire kwa Emuirene bitwa ngwiki Dorcas na Vestina mumbabarire njyewe mfite uko nabibonye bajya bavuga ngo ijoro ribari wariraye umwana hari baze kuri iki gihe ashingiwe ejo bundi mureke mbabwire uyu mwana ntiyorohewe ashobora kubaza icyamujyanye ariko uyu mwana ibyo yari yiteze urugo si byo abonye ibi rero nkagaruka ku bantu bahuza uyu mwana kugira ngo ahure n'uriya mugabo bahujwe nande harya abantu yes bamwe bakomeje kwibaza ubundi umuntu watumye Vestina yisanga muri iyi nzira itamworoheye na gatoya ubundi ni benshi mu banyarwanda bakomeje kwibaza iki kintu ubundi ninde muranga w'uyu mukobwa ninde amushutse ninde watumye yishora muri ibi bintu bikaba bimugejejeho bituma agira depression ndetse n'ubuzima bwe bukaba butameze neza banza wumve undi Smith yabi Idirisa yaba yarakore Vestina ku buryo aza kuri kamera afite agahinda gakabije ndetse n'umureba akabona yarananutse kuri rwa rwego n'amagufa yashinyitse mu mezi 3 yonyine wibaze ko uwitwa Vestina ari umunyeshuri yiga yaragiye arabyibuha kandi muzi n'ukuntu ubuzima bwa boarding school wabugize gute babushaririye agiye mu rugo aragenda ntuzashaka ukiri muto cyane urugo rwa Vestina na Idirisa ushobora kuzakoramo ibibazo birenze ukwemera ibyo muri classe senior 6 uri gukora ikizamini cya leta mu byihore isomo ryose riri mu bibazo nka 30 bivuze ngo ibibazo Vestina afite byamunanuye birakomeye cyane ugereranyije n'ibibazo yahuye nabyo muri senior 6 ku buryo mu mezi 3 yonyine umukobwa araza kuza kwa amaze guhuhuka wabonye body yarahagaze ajya mu murenge wabonye body yarahagaze akorana ubukwe na Idirisa ariko nanone hari akantu kabaye muri ba bukwe abantu barakabona nubwo wenda batagahaye agaciro ntabwo byari ibintu byumvikanaga ukuntu umuntu w'umugeni wakoze ubukwe pastor amubwira ngo soma mu by'ukuri umugabo wawe Vestina ibyo bintu yarabyanze yanze gusomana na Idirisa yarabyanze bigaragara neza yuko uriya mwana ameze nk'umwana wagiye kugurishwa kugira ngo famiye ye ayitangire
hanyuma abo bakire bafate famiye bayikuri Musanze bayizana i Kigali. Yemera kwitangamo igitambo, ariyo mpamvu atagombye kuba aza kurira kuko nawe ibyo yagiyemo yari abizi neza ko bitazamugwa amahoro. Ngayo ngo bamwe mu basesenguzi bakomeje kugenda bavuga imazini muzingo kuri buri kimwe ku buzima bwa Vestine. Gusa busanga tuzi ko uyu mwana babana rwose bamenyereho bishimye, bati uyu Idrissa nubwo hari uwabishyizemo joke wo twita Clement yavuze ati nyaboneka umugabo mutume asohoka igihugu ataragaragaza aho icyatumye icyo yakoreye umukobwa w'abanyarwanda ari we Ishimwe. Reka twumve Pundeti nawe icyo yaje abivugaho. Amaforo iyo ugiye kuri social media ze nta foto n'imwe yuko igaragaza ndetse nta n'ikintu na kimwe kigaragaza ko Vestine yigeze abaho umugore. And identity zabo ngaho ubuzima ariko wamo ntago aribwo yahisemo ninde w'umuhitiyemo. dore kamwana wanjye ntuzashaka ukiri muto cyane uzaba uretse oya reka mwabantu mumeze mubyihorere dore kasaza baretse namukubita